ndagira ngo nguhe message Imana yampaye. Nagiye kubona mbona habaye impanuka nyinshi, apana mu Rwanda gusa, nyinshi. Noneho izo mpanuka mu kuba byari bikabije, ni impanuka zitatangajwe cyane. Mbona abenshi ntibazimenye, ariko imiryango imwe n'imwe iba mu kababaro k'abantu babo bagiye bakora impanuka. Noneho nagize ubwoba kuko nanze kubitambutsa ninge byari bigizeho ingaruka. Kenshi tuza hano tukavuga ngo Imana iradutumye, bamwe bati abasazi, abandi bati abeskoro, abandi bati abatekamutwe, abandi bati izo ngegera, abandi bati ni muceceke, abandi bati ni muzibe. Ariko reka mbabwire, Bibiliya iravuga ngo nanjye nzabakina ku mubyimba, ngo ibyo mwatinyaga bibagezeho, ngo nanjye nzabakina ku mubyimba. Iyo ni Imana ibiri kuvuga gutyo, ibwira abo yabwiye bakanga kumva. Hanyuma ngiye kubona mbona abadayimoni bafite inama bahawe oda yo guteza impanuka mu buryo bukabije. Ariko kandi ndabisubiramo nkuko nigeze kubivuga, abo badayimoni barongera barirahira, baravuga ngo turashaka kujya dukubita mu cyico. Umuntu yakora impanuka ntasereganye, umuntu yakora impanuka ntihazemo ibitaro n'abaganga, ahubwo niba ari umutsi tukawuca tuwuciye. Niba unkurikirana uri mu Bufaransa, ukurikira ubu butumwa kugeza busoje, kuko harimo n'intsinzi. Nahawe intsinzi yo kugira ngo urangize uku kwezi kwa 12. Message ya kabiri, nabonye abantu bari gusenga bavuga ngo ariko Mana, ngo umwaka urarangiye ibyo wasezeranije nta na kimwe kibaye. Imana irambwira ngo yari iri kubanza kugosora, ngo nzabwira abantu ko yari iri kubanza kugosora. Ubu umuntu witwikiriye umwambaro wo gukorera Imana, ariko kandi akaba atarahamagawe by'ukuri, hari ibimenyetso byamugaragayeho. Ibyo ntitubivuga, ntabwo turi kuvuga ko wenda umuntu ufashwe cyangwa se witabye urukiko urwo ari rwo rwose muri iyi si biba bisobanuye ko adakorera Imana. Oya, kuko na ba Stefano bitabye inkiko, ba Paulo bitabye inkiko, ndetse yewe na Yesu Kristo niwe watubanjirije kwitaba inkiko ubwo yajyaga kwa Pilato. Ari ikinyejana kigoye, ntabwo ukwiriye guciraho iteka abantu batandukanye, kuko si ibivume, nta nubwo ari abantu bahindutse ibintu no. Ni ukuvuga ngo wowe niba warashatse mu kinyejana kiri mu muco, iki kinyejana twinjiyemo ni ikinyejana umwana w'umukobwa abwira umufiyanse we, akamubwira ko ari imbwa. Amahoro y'Imana abane nawe inshuti y'umusaraba. Ndagusuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, umwami w'abami. Tudatinze cyane, sinari mperutse numva maybe hashobora kuba haciyemo nk'ukwezi nticara kuri kamera, ariko Imana yantegetse kugaruka kugira ngo mbagezeho iby'Imana yampaye kubaha mu izina rya Yesu. Ndagushimiye wowe wamaze kwiyandikisha muri uyu muryango wa Riratashye Ministère, ihuriro ry'abana b'Imana, cyangwa se aho abana b'Imana tuganirira tukamenya amakuru y'ibiri kuba, ariko tutabiheshejwe nuko twayataye mu isi, ahubwo tubiheshejwe no masengesho. Turi mu kwezi kwa 12, ndumva ukwezi kugeze mu minsi igera kuri 3 cyangwa 4, hafi aho ngaho. Nahawe ubuhanuzi bw'ukwezi kwa 12, ariko ndakomeza ndabimefiya, ariko byanze muri ngiye byanze. Ni byiza ko rero tubitambutsa kugira ngo tubashe kugendana n'umwami wacu umukiza amahoro. Gusa ndabamenyesha ko uwumva ijwi ry'Imana aryumve, aryiteho mu gihe rikimvikana mu batuye isi,
kuko hari igihe ijwi ry'Imana mu bantu rigiye gusa n'iriceceka, ariko atari uko Imana yabuze ibyo ivuga, ahubwo kuko igiye kugivugisha bakeya muri benshi. Reka dusenge Imana kugira ngo Imana ibane natwe muri ubu buhanuzi Imana iduhaye. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'imbaraga n'ubutware n'ubushobozi n'icyubahiro no kunesha n'ibyawe none n'iteka ryose. Ndasenze ngo umwuka w'Imana abane nanjye. Haleluya. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro muri uyu mwanya. Haba ari twebwe tuvuga ibyacu oya, ahubwo tuvuga ibiturutse mu ndiba y'umutima w'Imana. Ndinda kugabanya cyangwa kongera ku byo wantumye, kugira ngo muri cya gitondo cy'umuzuko nzambikanwe ikamba n'abera bose bazaba batumbagiye ikirere, uvuga ngo nuko mugaragu mwiza wakuye ibishimwa mu bigawa, injira mu munezero wa so. Ndasenze hamwe n'abera bose bakoraniye kuri Riratashye Ministère channel yitwa Pastor Evode TV, uwo ari we wese ugira uruhare kugira ngo uyu murimo ugende neza, ndamusabira umugisha mbere yuko mwakurangira. Ndategeka mu izina rya Yesu ngo imbaraga z'abadayimoni b'imyuka mibi zihunge muri uyu mwanya. Ikiganiro kirebwe kandi kirebwe n'abanyamugisha kandi n'abanyamumaro, ugisakaze ku isi yose, kandi kugira ngo buri wese atazagira urwitwazo rwo kuvuga ngo ahari iyo mbimenya. Turi kuvuza impanda ya nyuma, ariko kandi abera b'abanyetorero wadusigiye impano y'ubuhanuzi. Bibiliya iravuga ngo mwifuze impano zose, cyane cyane y'ubuhanuzi. Rero kuko watugiriye icyizere ukaduha iyo ngabire, natwe turahagaze mu gihe gisa n'iki ngo tukuvugire ibyawe, twe kuvuga ibyacu. Urakoze kubyumvise, ni mu izina rya Yesu, amen. Watangiye umwaka wumva ahari umwaka ari mwiza, cyangwa se wenda wumva ari mubi bitewe n'ibihe wari urimo, ariko ndakumenyesha ko muri byose wahuye nabyo, kuba ugiye kusoza uhumeka umwuka w'abazima, byonyine ubwabyo icyo kimwe ni gihamya ndashidikanwaho ko Imana yabanye nawe. Kuko benshi muri uyu mwaka twarababuze, bava mu mubiri, bamwe baratashye abandi barakenyutse, byo mwagiye mubibona. Kandi dutangira uyu mwaka twabatangarije ko ari umwaka wo gusaka, wari umwaka wo gusaka, ngo Imana icayure, igosore urukungu irushyire ukwarwo, amasaka nayo iyashyire ukwayo, iyahunike. Ndabishimira Imana ko kuri izi mbuga nkoranyambaga habayeho ikintu gikomeye nahoraga nsengera nsaba Imana. Kugeza ubu ni bake bakitwikira uyu mwambaro wo gukorera Imana, bakabeshya abantu ibyo batari byo. Ni bake, kuko Imana yatanze ihishurirwa nk'uko twagiye tubihanura kuri buri muntu wese, kugira ngo abashe kumenya uwo bavugana. Kuko iyo uri uvuga ngo ndi profete bisobanura umuhanuzi, ni umuntu uhanura, ni umuntu werekwa ibyabaye n'ibiri kuba n'ibizaba. Ukabona bene uwo muntu ngo yazanye ngo yuko ngo mukuru we ngo cyangwa murumuna we ngo cyangwa mama we ngo yasambanye, ukibaza ubu nibwo buhanuzi, iri zina n'ibyo avuga birahurira he? Byari bitubabaje cyane. Ukabona undi yabaho ibisiga biri kuguruka, yabaho intashya ziri kugira, yabaho amatungo ari guhurungurira, cyangwa inka ziri gutamase, byose agashyiraho ati ngewe ndi pasiteri. Ukibaza iyi nshingano. Turashimira Imana ko hari icyo Imana yagiye ikora, ariko kandi tukanagaya Satani ko hari abo yatwaje igitugu, bamwe akabatwara mu miyaga, akabarenganya, akabahohotera. Ariko kandi Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, ni muhumure, abanenganijwe ku bw'izina rya Kristo hari igitondo cy'umuzuko tuzahozwa amarira. Ndagira ngo nguhe message Imana yampaye. Nagiye kubona mbona habaye impanuka nyinshi, apana mu Rwanda gusa, nyinshi.
noneho izo mpanuka mu kuba byari bikabije, ni impanuka zitatangajwe cyane, mbona abenshi ntibazimenye, ariko imiryango imwe n'imwe iba mu kababaro k'abantu babo bagiye bakora impanuka. Noneho nagize ubwoba kuko nanze kubitambutsa ninjye byari bigizeho ingaruka. Kenshi tuza hano tukavuga ngo Imana iradutumye, bamwe bati abasazi, abandi bati abesikoro, abandi bati abatekamutwe, abandi bati izo ngegera, abandi bati ni muceceke, abandi bati ni muzibe. Ariko reka mbabwire, Bibiliya iravuga ngo nanjye nzabakina ku mubyimba, ngo ibyo mwatinyaga bibagezeho, ngo nanjye nzabakina ku mubyimba. Iyo ni Imana ibiri kuvuga gutyo, ibwira abo yabwiye bakanga kumva. Hanyuma ngiye kubona mbona abadayimoni bafite inama bahawe woda yo guteza impanuka mu buryo bukabije. Ariko kandi ndabisubiramo nk'uko nigeze kubivuga, abo badayimoni barongera barirahira, baravuga ngo turashaka kujya dukubita mu cyico. Umuntu yakora impanuka ntasereganye, umuntu yakora impanuka ntihazemo ibitaro n'abaganga, ahubwo niba ari umutsi tukawuca tuwuciye. Niba unkurikirana uri mu Bufaransa, ukurikira ubu butumwa kugeza busoje, kuko harimo n'intsinzi. Nahawe intsinzi yo kugira ngo urangize uku kwezi kwa 12, n'ukwezi ko kwitondamo cyane, kuko ushobora kwidoga ngo urakurangije. Iyo celebration yawe ababisha ntibayishaka, abadayimoni ntibayishaka. Ushobora kuvuga ngo narasenze kuva mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, mu kwa kane, mu kwa 12, ngo Imana irandinze, birarangiye. Ku itariki ya nyuma y'umwaka ugahura n'iyo mpanuka. Ndasabye kandi nituvuga impanuka, si impanuka y'imodoka na moto n'indege gusa. Mu nzu hashobora kuba impanuka. Ugenda mu muhanda ushobora kugira impanuka. Mbese utetse, umwana ashobora gufata isafuriya akitwika. Iyo nayo ni impanuka. Mbese ndagira ngo wumve impanuka Imana iri kuvuga iyo ariyo. Hanyuma Imana irantuma, irambwira ngo genda umbwirire abantu. Yabimbwiye mu kwa 11, mu matariki 22 gutyo, hafi aho ngaho, ngo genda umbwirire abantu, buri wese mbere y'uko umwaka urangira yinjire nibura mu masengesho y'iminsi 3, asenga kugira ngo uko yatangiye umwaka ahumeka amahoro, awusoza ahumeka amahoro. Ngo n'amasengesho yo gushimira Imana ko yabanye nawe, ngo kuko nushima biratesha kribre abadayimoni babone ko uhagaze mu kwizera. Nutayasenga ntabwo jewe ibyawe birakureba, ni ibyawe n'ubuzima bwawe. Nakuburiraga ngo usenga amasengesho y'iminsi 3. Abatayabasha, abadabasha ayo masengesho, mushobora kuyasenga mu buryo mutibabaje cyane, bimwe bigize, kuko abantu bose mu mukino ntabwo barwana kimwe. Hanyuma rero, iyo ni message ya mbere. Message ya kabiri, nabonye abantu bari gusenga bavuga ngo ariko Mana, ngo umwaka urarangiye, ibyo wasezeranije nta na kimwe kibaye. Imana irambwira ngo yari iri kubanza kugosora, ngo nzabwira abantu ko yari iri kubanza kugosora. Ubu umuntu witwikiriye umwambaro wo gukorera Imana, ariko kandi akaba atarahamagawe by'ukuri, hari ibimenyetso byamugaragayeho. Ibyo ntitubivuga, ntabwo turi kuvuga ko wenda umuntu ufashwe cyangwa se witabye urukiko urwo ari rwo rwose muri iyi si biba bisobanuye ko adakorera Imana. Oya, kuko na ba Stefano bitabye inkiko, ba
Pawulo bitabye inkiko, ndetse yewe na Yesu Kristo niwe watubanjirije kwitaba inkiko ubwo yajyaga kwa Pilato. Ahubwo ndi kuvuga ko mu isi y'umwuka Imana yahishuriye abakristo, abantu b'Imana b'ukuri n'abantu b'Imana batarabukuri. Yesu niwe wabihishuye. Hanyuma rero ndagira ngo nkubwire ko nubwo uri gusenga nk'umwaka urangiye iby'Imana yavuze itabikoze, ni ukuri nusuzuma urasanga ibyo yakoze ari byo byari bikomeye cyane. Haleluya. Imana y'amahoro ibane nawe. Ndagira ngo nkubwire ko Imana itakererewe. Ndagira ngo narinje kukwibutsa ko amasezerano yawe Imana itayapfunyitse ngo iyarohe muri ruhurura. Ndagira ngo nkubwire ko amasezerano yawe azasohora abantu bareba, kandi aho wasebeye Imana izahakwambikira ikamba, aho wangiwe Imana izagutera igikundiro nanone cy'igikundiro, ku buryo uzajya uhanyura ukavuga ngo Uwiteka niwe Mana. Ndasubiramo, nabwo Imana yapfunyitse amasezerano yawe muri ruhurura ngo iyajugunyemo, oya ngo ashoke. Ahubwo Imana itwihanganiye igira ngo hatagira n'umwe uri bupfapfane. Ndagusengeye kubw'imbaraga z'umwuka wera, ndagusengeye kubw'amahoro ava kuri Kristo Yesu. Komera mu masezerano, kuko isezerano ryawe rizasohora byanga bikunda, ntabwo bizarangiye. Hanyuma message ya gatatu ndi nayo ndagarukiraho, nari mbaye nk'uyikomozaho kuko byari bimanutse byirukanka biba byisuka. Imana yarambwiye ngo mbwire abantu bayo bayisenga mu kuri no mu mwuka, ngo mbabwire ngo ntabwo byarangiye. Uti ni biki bitarangiye? Wabonye habayeho ifunga ry'isengero ugira ngo umuhamagaro birarangiye? Mbese wabonye akagezi wanyweragaho gatobamye robine irafungwa ugira ngo urapfa? Ntabwo upfa. Wabonye ugwije 30 ugira ngo byararangiye mu bashaka nturimo? Oya, ntabwo byarangiye, niko Imana yambwiye ngo nkubwire. Wabonye winjiye Roi Faisal cyangwa se Hashike, cyangwa se wabonye winjiye ahandi hantu nawe utaruzi kuzisanga, indwara yawe na docteur yarakubwiye ngo byamucanze, ibisigaye ni ugupfa. Imana yantumye ngo ntabwo birangiye. Nagiye kubona mbona marayika ari kurambika abantu ibiganza, numva ijwi rimbwira ngo mbwirire abantu babonaga ko byarangiye ubambwirire ko bitarangiye. Imana irambwira ngo nzakubwire ko bitarangiye. Mama, ntabwo byarangiye. Nubwo rugo indura ari nyinshi ariko ntabwo byarangiye. Nubwo mu kazi bakwirukanye ntabwo byarangiye. Nubwo ubona kuryama ukabizuka wumva utabyizeye, ntabwo byarangiye. Ofisi wakoragamo wasimbuwe n'undi, hari akandi kayira, ntabwo byarangiye. Ayiwe Mana ndafashijwe. Aho uri muri Australia, aho uri mu Rwanda, aho uri mu Burundi, aho uri muri Tanzania, aho uri muri Uganda, aho uri muri Kenya, Yesu aravuze ngo ibyo abantu barangije Yesu arabitangije. Abantu barakurangije ariko Imana iragutangije. Abantu barakujugunya ariko Imana iragusamye. Ndakumenyesha kuri ari itangazo mbere yuko umwaka urangira. Akira kwambuka umwaka uri mu biganza by'Imana. Hanyuma izo ni message nahawe. Hanyuma ndashaka kukubaza rero, umaze igihe kingana iki ukurikirana Prophet Evode? My goodness, ushobora gusanga umaze umwaka unyumva ukinywa inzoga, ukijya mu bapfubu, ukivuga ngo nibyo abateka mutwe, utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Itekerezeho neza. Mbese uburarangiza umwaka koko uri kumwe n'abadayimoni warabahaye ikaze muri wowe? Mbese koko ntabwo wakwakira uyu mwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Inshuti yanjye, hari igihe tuzirirwa mu isi ariko ntituyiraremo. Hari n'igihe tuzarara mu isi ariko ntituyirirwemo. Ndakumenyesha ko
kugeza kuri izi saha ubaye umunyabwenge wakwita ku iherezo ryawe, kuko ntuzi umunsi n'igihe, ntuzi igihe uzapfira. ahari n'uyu munsi cyangwa n'ejo cyangwa n'ejo bundi cyangwa umwaka utaha ntiwanawugeza. none se uramutse uvuye mu mubiri mbese wajya hehe? ni ikibazo ukwiriye kwibaza. ubunani bugiye kuzana noheli, nanabyifuriza abantu kugira ngo bazayinjiremo bameze neza, mufite amashimwe arenga ibihumbi. ariko se mu by'ukuri koko na n'ubu uzarangiza umwaka ukibabaza Imana? ni ikibazo ukwiye kwibaza. kuba insengero zidakora hakora zimwe na zimwe ntabwo bisobanuye ko Imana yarekuye abantu. ndagira ngo mbamenyeshe ko ukuboko kw'Imana ni ukuboko gukomeye cyane. iyo hari ibibaye iba yabyemeye ko bibaho, kandi abera nabo barihanganiye mu Mana, kuko tuzi ko itorero iyo riri guca mu kaga, iyo riri guca mu makuba, Kristo aba ari kuricugusa kugira ngo rizamushyikeho rikwiriye, kandi aba ari kuducyamura kugira ngo nanone tutaza kwishinga ab'isi n'isi tukagira ngo inaha ni iwacu. rero ndifuza gusengana nawe, niba ushaka kwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, imibereho yawe igahinduka. bitekerezeho. hari ibindi bintu bimaze iminsi bimbabaza hano muri social media. ukabona umuntu w'imyaka 60 arimo aratuka umuhungu w'imyaka 28, urugo rwananiye n'umukobwa w'imyaka 21. reka mbwire aba basaza ko mu kinyejana mwasashatsemo mumenye ko icyo urubyiruko ruri gushakamo ari ikinyejana kigoye. ntabwo ukwiriye guciraho iteka abantu batandukanye, kuko si ibivume, nta nubwo ari abantu bahindutse ibintu no. ni ukuvuga ngo wowe niba warashatse mu kinyejana kiri mu muco, iki kinyejana twinjiyemo ni ikinyejana umwana w'umukobwa abwira umufiyanse we akamubwira ko ari imbwa. ni ikinyejana umusore akwikirira urumogi yataha mu nzu cyangwa yanyweye itabi ryinshi ugasanga n'akabati yakamena, umuntu agahitamo guhunga. iyo muhambiranye abantu bashaka kwicana cyangwa se bashaka kurwana, muba muri kongera abadayimoni benshi. kuko ndashaka kuvuga ko nujya guciraho abantu iteka, jya ubanza umenye imyaka ufite, umenye ikinyejana washatsemo. niba warashatse ufite umuco, uyu munsi hariho ibibazo bikomeye bikomeye bikomeye. abasaza ahubwo musengera imiryango. mbabarira umbwire, mperutse guhamagarwa n'umuntu arambwira ngo ngwino unkiranure, arambwira ngo uko nashye, sindavuga uwo ari we, iteka ryose shinzwe ibyo ntakoze. hanyuma bitari ibyo maze gukubitwa n'umugore inshyi ebyiri, inshuro ebyiri. ngaho rero wowe uvuga ko umuntu adakwiriye gutanga akanya, wowe uvuga ko atari igihe cyo kuba umuntu yaha amahoro undi, bitewe wakwihangana bingana bite? Yesu ntabwo yahamagariye abantu kugirirana nabi, yabahamagariye amahoro. wowe uri mu Bufaransa ushobora kuba warakomerekejwe n'ibyo, ndakumenyesha ko Imana itagutaye. Yesu ntiyazanwe n'abazima, yazanwe nawe ngo akomore inguma zo mu mutima. undi sindavuga igihugu urimo, ariko yahuye n'ikibazo cyo kubana n'umuntu ukorana n'imyuka y'abafrimason. hanyuma iyo myuka afata umugore n'abana bose arabatamba ikuzimu mu myuka y'abafrimason. hanyuma harya uwo abana bapfe n'umugore apfire mu nzu, ngo kugira ngo ashimishe abashumba bamwe na bamwe bavuga ko ngo gukora divorce Imana itabyemera.
ndahamya neza ko Kristo ahagaze mu isi now today hari ibintu nawe yashyigikira uyu mwanya, kuko ntabwo Yesu ashyigikiye ko abantu bicana. Turi kubona abantu baterana ibyuma mu miryango, turimo turabibona ku mbuga nkoranyambaga, turimo turabona abantu bahohotera abandi, turimo turabona abantu baca abandi ingingo z'umubiri. Harya ubwo uwo muntu bamuca ukuboko kugira ngo akunde ashimishe Imana? Ni ubutumwa bwiza se ari kuzira? Arapfira ubutumwa bwiza? No. Ni igihe cyo guhana amahoro, ni igihe cyo kwitekerezaho, ariko ukava mu rugo uvuga ngo ibiganza byanjye bigize gute, birejejwe, ntacyo ntakoze. Uduhinda twanya Imana yaratubonye, agahinda kanya Imana yarakabonye. Mu by'ukuri hari ibintu Bibiliya ntabwo ishyigikira ubwicanyi mu miryango, ishyigikira umugore n'umugabo babana bagirana ibibazo bakabikemura. Rero ndagira ngo nkumenyeshe ko wowe ntukomeretswe n'abantu bamwe na bamwe. Kuba batemeranya nawe ntibisobanuye ko utari umuntu. Ndakutangariza nanone, uri Belgique, uri Canada, uri Australia, harandi mahirwe Imana igufitiye shuti yanjye, harandi mahirwe Imana igufitiye, humura. Ibyakubabaje Imana yarabibonye. Uri mu Rwanda, humura, ntabwo uri nyirantabwa. Nubwo byagenze kuriya, upfa kuba ntacyo umutima ukurega. Ijuru riragukunda, ijuru rirakwemera, ijuru rizagusapotinga, uzabaho, abana bazabaho, uzaba umutsinzi muri Kristo Yesu. Kuko Imana ntabwo ifata ubugingo bwanjye ngo idusezeranye ko tubuvanga n'umutungo. Oya, uwo twashakanye twacanga telefone, twacanga amaraso, ariko ntabwo ubugingo ari ivangamutungo. Ubugingo bwanjye ni ubwanjye, ubwa mami ni ubwe, ndetse nawe ubwawe ni ubwawe. Sinzahira ubugingo bwawe utacunze neza, nta n'undi uzampira. Njya mbona n'abantu mwirirwa mubunza ibyaha by'abandi ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo ntacyo bivuze, ntacyo bimaze, kubera ko nawe ufite ibyaha byawe. Nihangane, biba byandakaje kubera ko iyo umuntu yasomye Bibiliya kandi akaba avugana n'Imana, hari ibyo abazi bamwe mutaramenya, abandi mwarasinziriye. Bibiliya iravuga ngo, ivuga ukuntu hari umusaza w'umuhanuzi ngo wigeze gushuka abana. Abasaza b'abahanuzi bashuka abana b'abahanuzi. Rero Yesu abagirire neza. Ibyo ntitubivuze nk'abatongana cyangwa nk'abakomeretsa bagenzi bacu, ahubwo twagira ngo mwumve ko ikiremwa muntu ni ikiremwa muntu. Ibyo umuntu yanyuramo ibyo ari byo byose, ariko aracyari umuntu. Ntabwo ukwiriye kumugira igicibwa, ntabwo ukwiriye kumugira intabwa, ntabwo ukwiriye kumufata nk'amase. Ikiremwa muntu kirakomeye. Imana, kuki Imana itaremye intare mu ishusho yayo? Kuki Imana itaremye inyoni mu ishusho yayo? Umuntu aremye mu ishusho y'Imana, kuko Imana ikunda umuntu cyane. Reka dusenge. Wowe ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndagira ngo uvuge ngo, Mwami Yesu, uzamuye ikiganza cy'iburyo, ndakwakiriye muri uyu mwanya, nizeye ijambo ryawe, ndabohowe rwose, imbaraga zawe zinyinjiremo, nyandukura mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu cy'ubugingo. Nizeye imirimo y'intoke zawe, nizeye amaboko yawe, mu izina rya Kristo Yesu ndakwizeye, amen. Ndagira ngo kandi nimero yacu iraho ngaho, ushaka isengesho rimusoreza umwaka, ngiyo nimero aho ngaho. Yesu agumugisha, Yesu abane nawe, abantu bose mu bihugu byose mudukurikirana, ariko n'abagira uruhare kugira ngo uyu murimo ugende neza, tubasabiye umugisha wa Kristo kandi umugisha w'Imana. Imana ibagirire neza, Imana ibiteho. Shalom, shalom, shalom.